Mwiriwe neza abakunzi ba Kayirime TV. Umuyobozi yatawe muri yombi kubwo kugundira amafaranga abaturage bamugurije. Aha ni mu karere ka Nyanza. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru Umuseke cyanditswe na Nshimiyimana Theogene. Ese byagenze gute? Bihagaze gute? Habaye iki? Reka tubyumve. Mbahaye ikaze, mwibuke kwanda like na subscribe kuri Kayirime TV. Umuyobozi watawe muri yombi kubwo kugundira amafaranga abaturage bamugurije ni uwuhe? Ese ubundi abaturage baguriza umuyobozi gute? Habaye iki? Ni iki aba yabuze? Ni iki aba akeneye cyatuma akoresha amafaranga y'abaturage bamugurije nabo ubwabo bayikuyeho? Ibyo bintu ni ibintu bitumvikana kandi bidasobanutse. Reka twumve neza mu by'ukuri uko byagenze n'uburyo uyu muyobozi yaje kwisanga mu maboko ataraye. I Nyanza, mu karere ka Nyanza nyine, ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza buratangaza ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyabinyenga mu murenge wa Cyabakamyi mu karere ka Nyanza yatawe muri yombi akekwaho gutwara amafaranga y'abaturage bamugurije. Amakuru Umuseke wamenye ngo nuko kuri uyu wa 11 Mata 2025 aribwo executive w'akagari ka Nyabinyenga mu murenge wa Cyabakamyi mu karere ka Nyanza witwa Nsingizimana Innocent yatawe muri yombi. Abahaye amakuru rero ikinyamakuru bakavuga ko Gitifu Innocent ayo mafaranga yafashe mu bihe bitandukanye, aho hari ayo yagujije abaturage ntabishyure. Biratangaje. Ayo abaturage bamuhaga ngo abishyurire mituweli ntabikore. N'andi mafaranga kandi yagiye afata mu bundi buryo butandukanye. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Nzatinda Erasme akaba yavuze ko RIB yatangiye iperereza. Nshuti zanjye, ibi bintu biratangaje. Umuyobozi w'akagari yatiraga amafaranga abaturage, yaguzaga abaturage ntabishyure. Yakwakira amafaranga ya mituweli, kibazo ukuntu amafaranga ya mituweli anyura mu ntoki z'umuntu. Biratangaje. N'andi mafaranga ngo yagiye afata mu bundi buryo, ni ukuvuga ngo wenda ashobora nko kujya ku murenge sakwa akabasaba ngo wowe ufiteho amafaranga ya naya nyihera ngurizamo 400 nkora umuhanda cyangwa se nkore ibitaro. Simbizi ukuntu yababeshyaga n'ibyo yababwiraga, ariko igitangaje ni ukubona umuyobozi muri iyi generation, muri iki gihugu cya nyakubahwa Perezida Paul Kagame, igihugu kiba kigendera ku mategeko, ushobora gutinyuka agakora ibi bintu aba bantu bavuga yakoze. Biratangaje, no kubyemera biragoye. Amakuru rero avuga ko Gitifu wa Nyabinyenga yararimo amafaranga agera ku 500 abaturage. Bigakekwa ko bimwe mu byasabwa ari ukuyishyura, akaba afungiye kuri station ya RIB ya Nkomero mu karere ka Nyanza. 500 yagujije abaturage mu buryo yabagujije, agashyiraho n'aya mituweli, bishyuye mituweli akayakusanya mu ntoki, akongeraho n'andi mafaranga ngo yafashe mu bundi buryo. Biratangaje, ni ukuri biratangaje. Mu tariki rero ya 10 Mata 2025 ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza ngo bwagiranye inama n'abaturage n'abagitifu bose b'utugari bo muri aka karere ka Nyanza, ngo maze inama isoje ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza busigarana aba executive bagera ngo kuri 20 bagirwa inama by'umwihariko. Buri wese rero ngo yabwirwaga amakosa ye, agasabwa kwikosora, kandi na Gitifu w'akagari ka Nyabinyenga akaba yarari mu bagiriwe inama, asabwa kwishyura amafaranga afite abaturage, naho abandi ba executive benshi bo muri bo bihanangirizwa kureka guhabwa ruswa ndetse bakanasabwa kureka ubusinzi. Kanagahoma munwa, kanakaga kageretse ku kandi.
kuba gitifu yatinyuka akataka amafaranga y'abaturage ya mituweli de sante, azi uburyo mituweli de sante ifasha umuturage mu gihe icyo ari cyo cyose agize ikibazo cy'uburwayi. Ntabwo uburwayi busezerana n'umuntu, ntuzi ngo uwo muntu watse amafaranga ya mituweli ntuyishyure azarwara ryari se, ntazarwara, abana be se cyangwa umugore we bazarwara ryari, ntabyo uzi kuko nturi Imana. Noneho uratinyutse ufashe amafaranga ya mituweli uyashoye mu byawe personnel. Cya kabiri, uratinyutse watatse abaturage ubaguza amafaranga. Ibi bintu ni ubwa mbere mbyumvise kuva nabaho kugeza ngana gutya. Ni ukuvuga ngo mu gihugu kirimo amahoro, igihugu cyiza nk'igihugu cy'u Rwanda, ni igihugu udasangamo abayobozi bajabiriye bigeza aha, abayobozi bashobora kuguza abaturage amafaranga, abayobozi bashobora kwisuzuguza ku rwego bashobora kurya amafaranga ya mituweli, abayobozi bashobora kuba bakwandagara imbere y'abaturage bashinjwa amafaranga y'abaturage. Ese iyo biza kuba ari muri bya bihe bya kera bya mbere ya jenoside, uyu muturage ntaba aya mafaranga yafashe ku ngufu akajya ababwira ati nimuyazane, nimutayazana nta serivisi muzahabwa, n'agahomamunwa. Aho igihugu cyacu kigeze ibi ntibikibaho. Uyu nguyu nizera neza ko akiri muri generasiyo ziri ntoya, aho atazi evolution y'amateka yacu, uko twagiye twiyubaka mpaka tugeze ku byo tugezeho uyu munsi. Wagira ngo yavutse ejo, wagira ngo ntabwo azi mu by'ukuri, ntabwo azi intambwe u Rwanda rwateye mu kugira ngo serivisi nziza igere ku muturage kandi idahenze cyangwa se nta kiguzi. Urumva rero ibi ngibi nibyo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yirirwa arwanya, abuza abantu gukora, ariko biragaragara ko ni hahandi uwumva arumva, utumva akomeza kuvunira ibiti mu matwi. Bakugize executive, uba executive, uhagarariye abaturage, ariko ni wowe ugeze ku rwego rwo kubarya no kubambura utwabo, unambura n'igihugu na mituweli de sante ukirira, ubundi ukazagenda se ukanegosiya no kuri centre de sante ukabwira uti abantu bajye bivuriza ubuntu, mituweli naraziriye. Simbizi uko bisobanura, ariko nka executive ntago byari bikwiriye. Nagiye mbona rero ba executive utugari benshi ari abajene rero muyoboye utugari dutandukanye tw'u Rwanda, mujye mumenya ko igihugu cyabizeye kandi cyababonyemo ubushobozi. Nimubona rero cyabizeye kikabashyira kuri iyo myanya, muyubahe kandi mwubaha abaturage b'igihugu, kuko muhagarariye nyakubahwa Perezida Paul Kagame muri uwo mwanya. Ejo n'ejo bundi ibyiza mukora byitirirwa igihugu, byitirirwa Perezida Paul Kagame. Ni ukuvuga ngo iyo mukoze n'ibibi rero biramwitirirwa kandi arengana. Ni byiza rero yuko mukomeza kugendera mu murongo mwiza, naho abo batumva bakagenda bavanwamo, abo batajemo bazi ikibazanye ko baje kuba abayobozi n'igisobanuro cy'umuyobozi bakaba batakizi, bajye bakurwamo, bavemo, icyo gitotsi mu mata kijye gikurwamo. Ndabashimiye cyane rero mwese abadukurikira kuri Kaireme TV, mwibuke gukanda like na subscribe mu biganiro byacu. Uwiteka Imana abagirire neza.